Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze bashimira ko mwamaze gukora subscribe, ariko uramutse utarayikora wayikora ubu ugakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho ako kanya uko tuzitangaje. Ni byiza ko wakora like, share ndetse na comments kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe genda mwarimu kijana ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze. Kuri iyi si ituwe na miliyari nyinshi z'abantu, benshi muri bo bakunda kunywa icyayi cyane ngo batangire umunsi neza, ndetse ugasanga ari umuco kuri bamwe. Gusa ubu hari umuhanga mu bya siyansi y'ubutabire wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuga ko yavumbuye ibanga ryo gukora icyayi nyacyo abantu benshi bashobora kumva nk'iridasanzwe, ari ryo kongeramo umunyu. Ubushakashatsi bwa Professor Michel Frankel bwemeje ibi, bwateje ukutabyumva kimwe mu Bwongereza, ndetse biba ngombwa ko ambasade ya Amerika muri iki gihugu igira ikibivugaho. Ku rukuta rwa X rwahoze ruzwi nka Twitter, iyi ambasade yagize iti: turashaka kwizeza abantu b'Ubwongereza ko ikidasanzwe cyo kongera umunyu mu cyayi atari politike ya Amerika, kandi ntizigera ibayo. Professor Michel ni umwarimu w'ubutabire muri Bryn Mawr College muri Pennsylvania, yabwiye BBC ati: ntabwo naringambiriye guteza ikibazo cya diplomasi. Email zanjye uyu munsi zimerewe nabi. Sinatekerezaga kubyuka muri iki gitondo ngo nsanga abantu benshi bavuga umunyu mu cyayi cyabo. Ese ubundi kuki wakongera umunyu mu cyayi? Ntabwo ari bya bindi by'imvugo yo kongera umunyu mu kintu byo gukabya, ahubwo ibi si igitekerezo gishya. Umunyu mu cyayi uvugwa mu nyandiko zo mu Bushinwa bwa kera mu kinyejana cya 8, ari nazo Professor Michel yakoreye isesengura mu kunoza ibyo yabonye. Yagize ati: igishya ni ukubyumva kwacu nk'abahanga mu butabire cyangwa se shimi. Ariko akomeza agira ati: ubutabire ni kimwe mu bintu bike umuntu ashobora guheraho ashimangira cyane akamaro k'ikintu runaka, nko gutanga ibisubizo by'ikibazo gihari. Ariko na nyuma yo gukora muri iki gice cy'ubutabire mu gihe cy'imyaka igera kuri 40, nta kintu cyashoboraga kunyereka ko hari ikintu nabikoraho by'ubwanjye. Avuga ko mbere yo gutangaza ko ari byiza kongera umunyu mu cyayi, yatekereje ko byatuma igitabo cye gishya yise Stupid the Chemist of Tea gishobora gusomwa na benshi binyuze muri iyi nkuru yuko ari byiza kongera umunyu mu cyayi. Erega abantu babarirwa muri za miliyari ku isi bakunda gufata icyayi, kandi ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ni ahantu henshi hirya no hino ku isi. Ariko ntiyari yatekereje ko icyo gitekerezo kiri buteze inkubi y'umuyaga yambukiranya inyanja ya Atlantika kubera intete nke z'umunyu. Asobanura ko umunyu ukora nk'inyoroshyo ku muntu wumva icyayi gishaririye cyangwa se kiryohereye bikabije. Ngo kongera kunyu gake cyane mu cyayi, ni ukuvuga igipimo gito cyane, bituma uringaniza ubusharire cyangwa uburyohere bukabije bw'icyayi nk'uko abitangaza. Professor Michel yagize ati: ntabwo ari nko kongeramo isukari. Ntekereza ko abantu bafite ubwoba ko bazumva umunyu mu cyayi. Abwira abakunda icyayi kugira ibitekerezo bifunguye mbere yo guca urubanza ku bushakashatsi bwe yashyize mu gitabo cye yise The Chemist of Tea, cyangwa se ubutabire bw'icyayi. Ati: ni byiza kubigerageza. Nabigerageje kenshi mu gikoni cyanjye ubwo nabaga ndi gutegura icyayi. Iyi nzobere mu butabire ivuga ko yakunze cyane icyayi kuva afite imyaka 10 y'amavuko. Agira ati: buri wese agira uko abigenza ngo akore icyayi kimunogeye, ariko Professor Michel ajya inama yo gukoresha ibibabi bisanzwe aho gukoresha utuzwi nka tea bags, cyangwa se twa dupfunyika dutoya tuba turimo amajyane ushyira mu mazi ashyushye mu gikombe maze bikabyara icyayi. Kandi agakomeza avuga ko kongeramo umushongi muke cyane w'indimu nabyo bituma icyayi gitungana neza. Izindi nama atanga zirimo gukorera no kunywera icyayi mu bikombe bigufi bizwi nk'itasi, kuko bituma icyayi kirangira cyangwa se umuntu amara kukinywa kigishyushye. Akomeza avuga ko atari byiza kunywa icyayi gikonje. Ariko ikomeye mu nama ze niyo kutigira na rimwe ushyushya amazi y'icyayi muri microwave cyangwa se bya byuma bishyushya ibintu bikonje. Ni bibi ku buzima kandi ntabwo biryoshye icyayi, niko uyu mushakashatsi avuga. Yongeraho ati:
birangira hari ibintu biboneka hejuru ku cyayi mu gihe ugishyuhije muri microwave, kandi ibyo biba birimo icyitwa antioxidant cyangwa se ibinyabutabire bibi ku buzima, kandi uretse n'ibyo bituma cya cyayi kibiha. Profesa Michel Frankel avuga ko abantu bakwiye kumenya uburyo bwo gukora icyayi cyiza, birinda bimwe mu byo avuga kandi bagerageza bimwe mu byiza yabonye. Ati ntekereza ko ari uko hari abantu batabizi, ni ukuvuga gukora icyayi. Iyo utanywa icyayi ntumenya no kugikora neza, ku buryo umuntu ushobora kumukorera icyayi kibi kandi no kumugusha nabi. Yemeza ko kugerageza kunyu gake cyane mu gikombe cy'icyayi ari ikintu cyiza ku bakunzi b'icyayi, ndetse kubigerageza nta kigoye kirimo. Ntabwo ari Profesa Michel wavuze ku kamaro ko kongera umunyu mu cyayi, ahubwo undi mushakashatsi akaba n'umwanditsi wo mu buryo bugezweho w'umuhinde witwa Tanisha Sarwan avuga ko icyayi ari cyo kintu tudashobora gutandukana nacyo mu bikorwa byacu bya buri munsi. Kuri we yivugira ko icyayi ari cyo kintu cya mbere afata nyuma yo kubyuka mu gitondo. Avuga ko kimuha imbaraga nyinshi zo gutangira umunsi no guhangana n'imihangayiko y'isi. Avuga ko atari we wenyine umeze kuriya. Icyayi gishobora gukora ibitangaza kandi gifite ubushobozi bwo gukuraho imibabaro yawe yose. Benshi muri twe dukunda icyayi kubera uburyohe bwacyo, ariko icyo tugomba kumenya kurushaho ni umumaro wacyo mu buzima bwacu. Wari uzi ko gishobora kongera imbaraga z'umubiri wawe? Ibi nibyo ubushakashatsi bumwe buvuga. Ntabwo byongera ubudahangarwa bw'umubiri gusa, ahubwo kibasha no kurwanya umuriro, ndetse bishobora no kongera imikorere myiza y'umutima. Nubwo abantu benshi dukunda kunywa icyayi, ariko usanga tunywa icyayi gitandukanye kuko nacyo kirimo ubwoko bwinshi butandukanye, ariko ubwo turi kuvuga ni icyayi cy'umunyu. Icyayi cy'umunyu gishobora kuryoha gake, ariko ni byiza kwizera ubu bushakashatsi kuko bwakorewe igenzura rihagije. Iki cyayi gifite umumaro munini ku buzima, nubwo ushobora kuba utarigeze ubitekereza. Gushyira akunyu gake mu cyayi cyawe ushobora kubifata nk'ibidasanzwe, kuko abenshi tumenyereye ko umunyu ukoreshwa mu biryo gusa. Iki cyayi cy'umunyu rero gifite imimaro myinshi itandukanye, ariko ntabwo twayirondora yose ngo tuyirangize, ariko reka turebe imwe muri yo. Kunywa icyayi cy'umunyu bishobora gufasha mu buryo bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ntabwo ari ibi gusa, ahubwo icyayi cy'umunyu gishobora no gukiza uburibwe bwo mu muhogo, kandi gishobora kurinda indwara za hato na hato zihoraho nk'ibicurane. Mu gihe itumba riri hafi, ni byiza ko abantu bamenyera gutangira gufata icyayi cy'umunyu, ndetse no muri cya gihe cy'itumba cyose. Kongera akunyu gake mu cyayi bishobora kandi gufasha mu kongera ingufu, kimwe no gukura neza k'umubiri. Ibi ushobora kubitekereza neza mu gihe bigeze mu igogora cyangwa se digestion. Umunyu wa Himalaya usanzwe ufasha mu kurwanya ibibazo byinshi by'uruhu, ari nayo mpamvu gushyira mu cyayi akunyu gake k'ubu bwoko bishobora kukugirira akamaro cyane. Zinc iboneka muri uyu munyu ifasha mu gusana uturemangingo twangiritse n'uruhu bikarurinda kwangirika. Byongeye kandi ikinyabutabire sulfure kibamo gifasha mu gutuma uruhu ruhora rumeze neza, rutoshye kandi rukeye. Icyayi cy'umunyu kandi gishobora gukiza ibibazo bya migraine, ndetse kiruhura ubwonko n'umubiri. Uretse ibyo, gishobora kugabanya stress, ndetse kigatuma umuntu arushaho kugira ubuzima bwiza. Iki cyayi cy'umunyu nacyo gituma imyanda iri mu mubiri isohoka binyuze mu guhumeka k'uruhu, ari nabyo byitwa transpiration mu Gifaransa. Dore uko icyayi cy'umunyu gikorwa. Icyo ugomba gukora ni uguteka amababi y'icyayi mu mazi, hanyuma ukongeramo amata nk'uko bisanzwe. Mbere yo kunywa cya cyayi ugomba kubanza kongeramo akunyu gake cyane. Kandi ku bantu bakunda icyayi cy'umukara cyangwa se mukaru, bagomba guteka amababi y'icyayi mu mazi, hanyuma bakongeramo akunyu gake mu mazi mu gihe arimo abira. Ngayo nguko rero mumaze kumva akamaro k'icyayi cy'umunyu n'uburyo gikorwa. Nawe wazagerageza ukareba, ndetse bikakugirira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukeneye ko hari indi nkuru twazakugezaho cyangwa se indi nsanganyamatsiko twagukoreraho ubushakashatsi, watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Murakoze, mugire amahoro y'Uhoraho, ndabakunda cyane, turi kumwe. Ciao ciao.